Aho neza njye mbanje kuba nabasuhuza mwebwe muba mudukurikiye muri mu bice bigiye bitandukanye ndetse hirya no hino, wowe rero uba warakanze subscribe uba uri uw'ingirakamaro cyane. Rero amakuru tuba tugarutseho rero ni amakuru aba ari kugenda avugwa hirya no hino, aho umusore w'imyaka 20 yiyahuye bivugwa yuko ko umukobwa yari yaramwanze. Iyi ni inkuru rero tugiye kuba twarambura rero, aya ngaya ni amwe mu magambo umwana w'umusore yavuze nyuma y'uko yiyahura, nawe yiyumvire. Jyewe kuba muri iyi si ndabirambiwe pe, ndabirambiwe. Njye ntabwo nabaho ntagufite, ntabwo nabaho ntagufite, reka nkubwize ukuri. Njyewe kugira ngo nkubure, njye ndiyahura pe, njye ndiyahura n'ubundi birangiye. Abana b'abakobwa murimo muratubeshya tukabakunda. Njye ndiyahura pe, njyewe birangiye n'ubundi ndumva ngibizi nta kintu kimariye. Reka reka. Aya rero ni amwe mu magambo uyu mwana w'umuhungu yasize nyuma y'uko uyu mukobwa abasha kuba yamwanga. Ese ubundi iyi ntandaro yo kuba yavamo ibi byose akabasha kuba yatandukana n'uyu mukobwa byagenze gute? Nuko bivugwa ko uyu muhungu yari yarahishiye umukobwa yuko yanduye agakoko gatera virusi itera sida. Nuko nyuma yaho umukobwa abibwiwe n'abandi bagenzi be, byahise bituma uyu mukobwa abasha kuba yakanga uyu muhungu, kandi uyu musore yari yamaze kwishyira muri yuko uyu mukobwa ari we bazabana. Ubundi uyu musore bivugwa ko afite imyaka 20, akaba aturuka mu karere ka Nyanza. Ibi rero ni ibintu rero byababaje abantu benshi cyane kubona abasore nk'aba ngaba barimo baducika kubera ibintu bijyanye n'inkundo ndetse no kwiheba. Ubundi ntabwo wakagombye kwiheba, niba umukobwa akwanze hari impamvu aba akwanze, ntabwo aba ari ku zindi mpamvu. Rero niyo mpamvu rero byahise bifata ko uyu musore bamusanze umugozi yiyahuye. Ariko aya ni amwe mu magambo yavuze koko, aho kugira ngo uyu mukobwa amubure yarutwa akava kuri iyi si akagenda. Reka mbabwire ati njye twabanaga rero yari Kwizera Jean de Dieu. Iyi nkuru yabereye mu karere ka Nyanza, mukomeze kugira ibihe byiza cyane.